salon ya gahunda ya dutemberane noneho nabazaniye gahunda nshyashya noneho ahantu uri bukunde nawe ukumva urishimiye. Ahangaha rero ngiye kubageza Igoma abanyarwanda benshi cyangwa se abo hanze benshi murahumva ariko ntimuhazi neza, ntimuzi ukuntu hateye. Niyo mpamvu rero ngiye kuhabereka, murahabona neza amashusho 5 ameze neza cyane. Igoma noneho ni umujyi utandukanye n'indi mijyi yose bro. Iyi ni imijyi itandukanye ariko noneho Goma ari umwihariko. Goma noneho ugeze ahangaha Igoma ubu usanga hari amashusho meza, hari ahantu heza cyane. Nawe ubwawe ufite amafaranga ukumva niho hantu wakwibera cyangwa se waza gutura. Igoma rero, Igoma mbibutse yuko ari umujyi wo muri Kongo, ari umujyi mukuru wo muri Kongo, umujyi mwiza cyane, umujyi ufite amazi meza, ufite ibiyaga bitandukanye, ahantu izuba rirasira rikanarengera, niho hantu bita Igoma. Ahangaha rero ku batahazi muhitegereze, murebe noneho live, murebe noneho ukuntu bimeze gahunda Igoma burya ntago muyumwumva ngo hahora intambara ngo ni hafi mu gace k'intambara. Murabizi abantu benshi muzi ko muri Kongo ari ahantu habarirwa intambara, hari imitwe iteye ubwoba bro, hari imitwe iteye ubwoba itandukanye. Ariko mureba amashusho bro, mureba amashusho ukuntu bimeze. Ndaje mbatembereze noneho quartier live, murebe ibice bitandukanye live. Man, ibi ni ibintu birenze bro. Igoma burya ni ibintu bitangaje bro. Burya baye uriho utaragera Igoma, hari benshi ariko turi kumwanga muri kunyumva mutazi ngo Igoma ngo hakorerwa iki, hameze hate, usibye kumva ngo ni mu gace kamamaye kafatwa karimo intambara. Ariko mu by'ukuri urebye ukuntu Igoma hateye, urebye ukuntu hameze bro, nawe wahakunda. Ahangaha murahabona ni mu nkengero za Igoma, ariko noneho reka mbajyane Igoma neza, mbajyane Igoma hafi y'ikibuga cy'indege. N'ikibuga cy'indege ndaje bereke neza mniturije kuri gatanu kandi. Ahangaha rero turi kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Igoma noneho kuri airport Igoma airport. Reka nyibereke noneho mbereke n'amazu meza atuye Igoma, umujyi mwiza cyane. Ahangaha rero murabona ko ari kuri airport rero murayibona yose uko yakabaye. Ahangaha ngira ngo kubahageze, kubahategeye indege murahabona niko hateye. Kambereke neza ikibuga cy'indege, murabona ko n'indege zaparitse. Ahangaha rero niho ku kibuga cy'indege cya Goma. Ahangaha ntimukajye mwumva ibintu gusa mutawazi ngo hameze hate. Ibaze uri kumva ikintu, uri kubona ikintu umunsi ku munsi, biraguca mu maso, birakunyuraho buri kanya, ariko utazi ngo ibingibi ubona, ibingibi wumva ngo biteye gute. Ibaze nk'uko waba wumva muri Amerika, wumva muri United Kingdom, ariko utazi ngo hateye hate, umujyi waho umeze ute. Ibingibi rero nibyo ngiye kujya nkwereka umujyi mwiza, nkwereke umujyi w'icyerekezo bro. Tega amatwi urebe neza airport Goma. Murenge ngo murabyibonera, iki ni ikigo cya airport bro. Iki ni ikibuga cy'indege cya airport. Noneho reka mbatembereze noneho no mu giturage cyaho, murebe igiturage cya Goma noneho sasa, umujyi mwiza urenze izindi zose bro. Ahangaha rero murahabona ni muhego, ni ku kibuga cy'indege, ariko ntabwo haburamo n'utuzu nanone duto tw'abaturage ba rubanda rugufi. Ibyo ni ibintu nyine bimenyerewe kuko nta mujyi ubura mu rubanda rugufi, kandi ikindi umujyi ntabwo waba ari uw'abakire gusa, namwe murayibona. Ariko noneho bro reka nkwereke umujyi urenze izindi zose bro, umujyi w'icyerekezo ariho Goma downtown bro. Nkwereke downtown ya Goma, nkwereke umujyi mwiza. Ngire ngaha murahabona ni muri cya giturage, ariko nanone ntabwo habuzemo ibice bitandukanye, harimo nk'inganda, amasitowa, cyangwa se n'aho abantu babakirira baturutse ku kibuga cy'indege. Ibyo byo ntabwo byahaguma bro. Noneho tugaruke hino noneho nibwo urabona umujyi nyawo wa Goma. Ni nawo ubwo urabona na Rubavu. Ndaje nkwereke na Rubavu nko ku Gisenyi, Gisabo, nkwereke n'inyanja bro, nkwereke n'amazi
magari arenze tu, amazi bariraho ubuzima, amazi meza cyane akeye cyane, nawe ubwawe ushobora kubona ukumva n'ahantu ubaye ufite amafaranga wajya kurira ayawe bro. Iki ni cya giturage ndimo kubereka, ariko ndaje nkomeze hirya gatoya mbereke aho igoma neza cyane, nkwereke igoma aho iherereye bro, nkwereke igoma kuntu iteye. Igoma burya nawe uwubonye neza wahita uvuga ati ahangaha niho kabisa. Ndaje nkwereke uko biteye byose, umujyi mwiza. Ngira ngo ahangaha ni Rubavu, ahangaha ni Rubavu, ngira ngo murahabona ni Rubavu, kandi mwibuke yuko hateganye na Kongo cyangwa se hateganye na Goma. Niho urabona n'umupaka winjira ukomeza Goma, naho hafi kabisa. Ahangaha ni Rubavu, ni hafi mu Rwanda. Murabona aho u Rwanda rugiye rugarukiye, ahangaha ni u Rwanda rugarukiye, murabona ko harimo umurongo w'umweru. Ahangaha rero niho hari amazi nyine atandukanye u Rwanda, atandukanya na Kongo. Reka mbereke noneho muri Kongo kugira ngo mukomeze kunyurwa n'amashusho cyangwa se n'udutemberane, kuko murabizi neza iyi gahunda y'udutemberane ntigasaze, kuko ngomba kubereka uduce twose tw'igihugu, hanze y'igihugu, uko igihugu cyose giteye, cyane cyane mu mijyi. Noneho niho ngiye kujya nkwereke ukuntu hatuje, nkwereka ahantu heza, ahantu warira ubuzima, ahantu wakwishimira bro, ahantu wakora iki. Ahangaha ndakeka ni kuri cya kibuga cy'indege, kanze ndi nerekeza Igoma noneho aho ugomba kurira amafaranga yawe. Ahangaha ndakeka turamutse mubona ko kanze nkugarure Igoma. Reka tugere ku mupaka mbereke neza inzira ya nyayo nyine ku mupaka nyine inzira ya nyayo, kuburyo nawe waba uri kugenda n'imodoka yawe, moto se cyangwa se n'umunyamaguru by the way, kuko dukurikirwa n'ingero nyinshi zitandukanye. Ariko noneho ni ikintu cya mbere, ahangaha ni ku mupaka, ngira ngo murahabona. Aha niho ku mupaka wa Rubavu, ahangaha niho kuri Petite Barriere Rubavu, ngira ngo murahabona cyane. Ahangaha niho ushobora kwambukira ugiye Rubavu cyangwa se ugiye Goma. Ahangaha ushobora kujya uvuye muri Kongo ujya Goma, cyangwa se uvuye mu Rwanda ujya Goma, cyangwa se uvuye Rubavu ujya muri Kongo. Ahangaha hari umupaka ushobora kukwambutsa ukwerekeza muri Kongo. Muri Kongo urabona hano habanza, yego nta mujyi urenze uhari, ariko ndaje nkwereke umujyi aho uri neza Igoma, mu nzira Igoma, ngira ngo muraje muyibone imeze neza cyane. Goma ni umujyi mwiza w'icyerekezo kabisa, umujyi mwiza ukeye urimo isuku bro. Bavuga ngo Kigali nayo irakeye, ariko wibuke yuko na Goma mwibuke yuko ibirimo abakerarugendo benshi, abakire benshi, abazungu benshi cyane baba baje kuharira amafaranga ndetse no muri business bro. Ahangaha ni umujyi wa Goma ushobora gukorerwamo business zitandukanye, ari nawo mujyi wahangayikishije uwo bita perezida wa Kongo, uvuga ati ngiye kafatwaga nyine M23, wivuga ngo yahafashe, itangaza ko yahafashe. Ndakeka abantu benshi ntago mwari muzi ngo Igoma hateye, ariko tembera Igoma bro. Iyi ni gahunda ya tembera, menya ahantu ko hateye, umenye ngo bimeze bite. Aya ni amazi tugezeho ahangaho. Reka nkwereke Goma noneho n'uburyo ikikijwe n'ahantu hanini bro, n'umunyaburanga, n'ahantu nyaburanga hatandukanye cyane. Nawe utemberere wihere ijisho, umenye ngo bimeze bite. Ahangaha rero ibingibi mba nkwereka ahangaha muri iyi gahunda ya dutemberane, mwibutse yuko ibyo ubona nta edit irimo, biba biri live bro, tubikoresha satellite yo mu kirere. Ariko mwibuke yuko ahangaha imihanda ubona, buri kintu cyose ubona ahangaha ujye ubona ko kiriho bro. Ushobora kugenda n'iyi saha ahantu wabonye ukaba wahabona neza, n'ukuntu hateye n'ukuntu haforomye, n'uko nguko uhabonye ahangaha. Niyo mpamvu ariyo gahunda ya dutemberane, kuko iyi gahunda ya dutemberane ni ahantu
n'ahantu ngomba kukwereka ariko hakaba ari ahanyaho bro, hakaba ari ahanyaho utavuga ngo ni editing ngo ni ibintu umuntu yagiye aterateranya. No, iyi wageranya nka live kuko tuba tuhibereye live, yaba ari inzu yaba ari ibati ukuntu risa, buri kimwe cyose uko wakibona ni nako wagisangayo, ni nako kiba giteye aho ngaho nakweretse bro. Aho ngaho tuba twatemberanye niko haba hateye. Menya neza umujyi bro, menya neza umujyi, utembera umujyi umenye ngo umujyi ngurawuzi. Nkwibutse yuko kandi ushobora no kunyegera ukanyandikira muri comment noneho ukambwira ibyo ushaka kumenya. Twebwe twifashishe satellite bro, twifashisha satellite kugira ngo tumenye ahantu ubuce butandukanye, tubereke noneho n'abadukurikiye. Ari nayo mpamvu turi kumwe ahangaha kugira ngo nkwereke buri kimwe cyose kibera ahangaha. Ahangaha rero ugomba kumenya ikintu cyose cy'umujyi, ahantu hose umujyi wose tuba twavuze ngo turakwereka, tuzajya tukwereka buri kamwe kose. Ahangaha ni Goma turi bro, ahangaha ni Goma, iyo ni rompuwe nziza cyane ijya kumera nk'iyiwacu mu Rwanda, ariko ni nkwereke yuko ahangaha ari umujyi ukunda kubamo abakerarugendo cyangwa se ubamo abazungu benshi cyane. Ari nayo mpamvu uyu mujyi wafashwe na M23, ariko isi yose igatangira igapapa ikavuga ati noneho karabaye. Ariko mwibuke yuko n'abahafashe n'abenegihugu baho, n'abantu bahatuye, bahabaye, bahavukiye. Ubwo rero kuba barahafashe ni ukwishyira kwizana kwabo, ni ukwishyira kwizana kwabo, ni ukwiye ikintu cyatumye M23 hafata nuko ari iwabo. Mwibuke neza ni iwabo, n'ahantu iwabo koko. Niyo mpamvu baharwaniye bakavuga ati nta mpamvu yo guhora bahanganye n'abantu cyangwa se bahanganye n'igihugu cyangwa se igihugu kibakandamiza. Noneho ari iwabo, bibaze ko igihugu cyawe kigukandamiza, kitakukunda kabisa kandi wibereye iwanyu. Niyo mpamvu rero umutwe w'inyeshyamba bita M23 cyangwa se wita M23 ari nawo wafasha ahangaha kugira ngo abahatuye, kugira ngo abahaba bagire umutekano cyangwa se kwishyira kwizana. Ahangaha rero niho abarizwa, ni naho hari uduce dutandukanye ngire ngo muratureba. Ahangaha rero ni Goma, utu ni uduce tw'Igoma, utu ni uduce turi muri Kongo, tubarizwa muri Kongo. Ibi ni ibibaya byaho murabibona. Ibi bibaya rero mbibutse yuko ari binini bro, mbibutse yuko Kongo niyo ifite ishyamba rikora kuri Amazon bro. Kongo burya ni ifite ishyamba rikora kuri Amazon. Ndakeka mu ku bantu bankurikiye, Amazon nta muntu utayizi. Amazon ni ishyamba rirenze kabisa. Nizere ko ku bantu batarakora subscribe bagomba kuyikora noneho, kugira ngo tujye dukomezanya ibiganiro byacu ku mutuzo cyangwa se ku muntu ubikunda cyane. Noneho mu kanya gatoya murabizi ni ya gahunda ngomba kubereka naho mperereye, naho nkorera bino biganiro byanjye, aho mba niturije, aho nywera akantu kanjye ku kaji, aho nywera ji, aho nywera akantu kanjye ntuje. Noneho nawe ntukenera kuza ngo nzagusomye ku kantu mba ndi gusomaho cyangwa se ku kantu mba ndi kunywaho, uzaze nkwihere kabisa. Utu ni uduce tubarizwa muri Kongo, tunini cyane kabisa, tunini cyane. Aya ni amashyamba yo muri Kongo, ariko hari n'uduce tugiye dutuwemo n'abantu batandukanye. Ahangaha rero ni mu bibaya byaho kabisa, ahangaha ni mu bibaya byaho, mu duce dutandukanye. Ngire ngo ku bari gusoma, ngire ngo bari kugenda babibona byose kuri gatanu kandi. Iyi ni imihanda itandukanye hano muri Kongo. Ahangaha rero niho bikunda kubarizwa. Noneho reka twigendere nkwereke noneho ahantu mperereye. Noneho nimba nawe utahazi uhamenye, kujya ugomba no kumenya aho mbarizwa. Ahangaha niyo my location, niyo location yanjye. Ikurikirana urebe ni mu Rwanda.
aho bita kuri Faisal, ngira ngo murahabona ku bantu bahazi. Ni umujyi mwiza koko, ni umujyi uteye neza, naho nubwo tuba tuvuga indi mijyi, nubwo tuvuga ahantu henshi hatandukanye, ariko ntibibutse yuko nanjye ndi mu murwa Pro, ndi mu hantu hameze neza cyane, hateye neza, naho wakwifuza ko uri mu gihe wakumva ushaka kurira amafaranga. Noneho ahangaha ntabwo ndi mu bitaro indani muri Faisal, ariko ndi hafi yabyo, ari nayo mpamvu nkubwira ati mperereye hafi ya Faisal. Ngira ngo murahabona hari n'amazu yo guturamo ariyo mperereyemo. Ahangaha rero niho kuri Faisal ku bitaro